بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Reka ntangire nshimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, Imana ishobora byose mu bihe byose. Iyo yabashije kurema ikiremwa muntu ikagikoramo umugore, uyu mugore akaza ari igisubizo kuri uyu mugabo, akaza aruje gukemura ibibazo bimwe bitandukanye umugabo atari gushoboza kwikemuza we ku giti cye, bitewe nuko Imana yamuhaye umwunganizi umwunganira akamufasha koroherwa mu bikorwa bye bya buri munsi. Ndagira ngo nongere nkugire inama mushiki wanjye, nongere nkugire inama mugore mwiza imbere y'umugabo we. Inama ya mbere nkugira ariyo nama mfunguriye agaseke kanjye k'uyu munsi: la taj'ali zawjuka yandamu ala al-yawm alladhi tazawwajaka fihi lisu'i mu'amalatika wa 'ishratika. Ntuzatume na rimwe umugabo wawe yicuza icyatumye aguhitamo mu buzima bwe kubera ibyo umukorera nuko mubaniye. Zirikana iteka unamenye ko buri mugabo ahora yifuza kubona umwitayeho kandi umukundwa akaza igihe cyose akamubera igisubizo n'ituze, nk'uko ariyo mpamvu yo kuremwa kwawe, nk'uko Allah abitwibutsa abitubwira muri Qur'ani muri surati Ar-Rum aya ya 21. Allah akatubwira ati: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Imana muri Qur'an iratubwira muri surati Ar-Rum aya ya 21 ikatubwira iti: mu bimenyetso bya Allah nuko yabaremeye abagore banyu ababakomoyemo kugira ngo mubone ituze kuri bo, ashyira urukundo n'impuhwe hagati yanyu. Mu by'ukuri muri byo hari ibimenyetso ku bantu batekereza. Ngaho nawe bo mu batekereza, utekereze impamvu yo kuremwa kwawe, utekereze impamvu yo kugira ngo Allah akuremere umugabo, akureme agukomoye mu mugabo. Nta yindi mpamvu nk'uko Allah yatubwiye ni ukugira ngo mubere ituze mu buzima, wituma yicuza, wituma agira uguhangayika, wituma yicuza impamvu yagushatse, ahubwo shikama utekane, umubere igisubizo, umubere ituze, kuko ariyo mpamvu yawe, ari nayo mpamvu yatumye agushaka. Mu by'ukuri yagushatse asize bashiki be, yagushatse asize abakozi bo mu rugo kugira ngo uze umusimburire ibyo byose, umusimburire nyina wamubyaye, umusimburire uwo mugore we, uwo mushiki we, umusimburire uwo mukozi wo mu rugo, maze ufate inshingano abo bose batashobora kuba bakora, maze umube hafi, maze umuhe ituze nk'uko Qur'ani yabidusabye, ndetse inatubwira impamvu yatumye uremwa cyangwa se umugore uwo ari we wese aremwa. Inyungu ya kabiri cyangwa se inama ya kabiri n'ubujyanama bwa kabiri kuri mushiki wanjye uwo ari we wese aho ariho hose, ndagira ngo nkwibutse nkubwire ngo ush'uri zawjak بأنه الشخص المثالي الذي كنت تودين الارتباط به وأنك فخورة به وبشخصيته. Icya kabiri mushiki wanjye ndakugira inama yuko iteka ugomba guhora uharanira yuko umugabo wawe agomba kumva yuko kuri wowe ari we cyitegererezo kuri wowe, ari nawe mugabo wifuza giteka kuba wazahura nawe, ari we mugabo wifuza giteka mu busabe bwawe usaba yuko Imana yakugenera nkawe, kandi uri fier, wumva ufite ishema n'isheja by'imiterere ye n'imikorere ye n'imiterere ye Allah yamuhaye n'ubushobozi Imana yamuhaye. Mufashe kumwumvisha yuko iteka mu by'ukuri uri fier yiwe. Ibyo bizamuha akanyabugabo, bizongera bimutere izindi mbaraga, bizatuma agira ituze, bizatuma akora atikoresheje, kuko azi neza ko hari umwitayeho, azi neza ko hari uha agaciro ubuzima bwe, azi neza ko hari uha agaciro ibyo akora, azi neza yuko ahari umukunda kurusha abandi. Ibyo bimwongerera imbaraga, bituma agira ugutuza no gutekana, bitume yumva ko afite igisubizo mu buzima bwe, afite icyubahiro mu rugo rwe, kandi iteka ryose aba ari wa mugabo w'icyitegererezo aharanira gukora ibyiza kugira ngo akunde yiganwe ibyiza. Inama ya gatatu ari nayo mpfundikiraho agaseke kanjye k'uyu munsi, ndagira ngo nkwibutse mushiki wanjye mugore mwiza, ndagira ngo nkwibutse mubyeyi mwiza wowe wamaze kurwubaka, nongere nkwibutse nawe uteganya kurwubaka. Tadhakkari daiman, jya uhora uzirikana ineza y'umugabo wawe,
jya uhora uzirikana ineza y'umugabo wawe, kabone nubwo mwagira no kutumvikana kwa bimwe mu bintu. Ntuzibagirwe ko yigeze kukugirira neza, ntuzibagirwe yuko hari neza runaka akugirira, hari uburyo akwitaho mu buryo runaka. wala taj'ali masawihi tusayitira ala aqlik, ntuzatume inabi ye agukorera imwe igenda ikayobora imitekerereze yawe, ikayobora ubwenge bwawe, ikakwibagiza ineza ye yose mwagiranye. Allah mu Qur'an aratubwira mu gihe cyo gutandukana k'umugabo n'umugore, aratubwira ati wala tansawul fadla bainakum, kandi ntimukirengagize ineza yabaye hagati yanyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agira urugendo ajya Isra na Mi'raj, aranje agaruka ku munsi w'ijuma, abwira abadamu arababwira ati tasaddaqna, yemwe bagore mutange sadaqa nyinshi, yemwe bagore mutange sadaqa nyinshi. Ya Rasulullah, kuki twatanga sadaqa nyinshi kurusha abagabo? Kuki dushishikariza gutanga sadaqa cyane? Intumwa y'Imana avuga ati kuko nabonye abantu benshi bazajya mu muriro ari abagore. Abadamu baratangara cyane. Umwe mu badamu abaza intumwa y'Imana ati walima dhalika ya Rasulullah, ni iki kizadutera kujya mu muriro turi benshi yewe intumwa y'Imana? Intumwa y'Imana irangije irababwira iti nta kindi muzira, murazira ibintu bibiri, nta kindi gituma benshi mu bazajya mu muriro ari abadamu usibye ibintu bibiri. Icya mbere intumwa y'Imana iti tukthirna la'na, mukunda kuvumana cyane, mukunda gutukana muvumana cyane. Icya kabiri bavandimwe, intumwa y'Imana iti watakfuruna al-ashira, mwibagirwa uwabagiriye neza, mwibagirwa uwabakoreye neza, mwibagirwa ineza y'abagabo banyu, bikaba intandaro yuko ikosa rimwe ritoya rikwibagiriza ineza mwabanye n'umugabo. Ukabana n'umugabo wawe imyaka 10, imyaka 20, imyaka 30, kubw'ikibazo runaka cyavutse, kubw'inenge runaka ubonye ku mugabo, kubw'ikibazo mwagiranye n'umugabo, kubw'ikosa wagiranye wabusanze ku mugabo, ikakwibagizwa ya myaka 20, ikakwibagiza wa munezero, ikakwibagiza kwa kwigomwa, ikakwibagiza kwa kuzinduka k'umugabo wawe. Nta kindi agiye gukorera usibye kugushakira ibyo kurya, nta kindi agiye kugukorera usibye kugira ngo akunezeze. Ukirengagiza cya gitenge yakuguriye ku Eid, ukirengagiza cya neza yakugiriye mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uko kwaba ari ukwibagirwa, ndakwivugiza ukuri, uko kwaba ari ukwirengagiza gukomeye. Aho usanga bamwe mu badamu bavuga ati ikihe se yamariye imyaka twabanye cyose, se hari igitenge cyenzi? Ya hawla wala quwwata illa billah. La tansai, uramenye ntukibagirwe mushiki wanjye, uramenye ntukibagirwe mushiki wanjye ineza umugabo wawe yakugiriye, ineza umugabo wawe yakugiriye mu mibanire mwamubanyemo iyo ari yose. Ndakugira inama nanjye ntibagiwe yuko ubujyanama ukora butatu bwagufasha kuri uyu munsi. Saba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko ari njye nawe yatugiriye impuhwe kandi akatworohereza mu bikorwa byacu bya buri munsi, akaduha kurwubaka rugakomera, kandi akaturinda icyo ari cyo cyose cyahungabanya kwemera kwacu no kwizera kwacu. Walillahi almanni wal ihsan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.